Amakuru mfite nikuriye ku mubyeyi umufite uyu munsi nuko Diane yari yamutaye akajya ku Gisenyi akamusigana n'umukozi. Uwo muntu yaragiye aramufata abyumvikana n'umugore we, aramubwira ati umwana ntitwamurera, bemera yuko bashobora kumwadota bakamurera. Nyuma yaho Diane yaje kubonana n'abo babyeyi, aragenda abasinyira mu nzego z'ibanze ndetse bigera no mu rukiko. Ubu uwo mwana umwana w'abo babyeyi mu buryo bw'amategeko bwemewe. Ariko si icyo gusa, umwana w'ubu bagiye kugira imyaka 9 mu kwezi kwa 9 azuza imyaka 9. Iyo uzuza imyaka 9 azayuzuza azi ko uriya mugabo ari we se, uriya mugore aho aba ari we nyina. Afite abandi bavandimwe, abo bavandimwe ntabwo bazi ko umwana batavukana, bazi ko bavukana, nawe azi ko bavukana. Umwana ariga, bamujyanye mu ishuri ryiza, ntanashimira uwo mubyeyi, ariko sinza kumuvuga nyine kubera umutekano, kubera ko abantu babyumve neza ko uriya mwana uyu munsi uzi ko hari ahantu aba ari we se, ari nawe nyina, kuri bari ababyeyi bamwadobse, uyu munsi abimenye yahungabana. Bamurira nk'abana be. Ndagira ngo babwire ko amakuru naje kumenya uyu munsi, ayiho umwana nari nsanzwe nyazi kubera ko uwo mubyeyi turaziranye bihagije. Bruce Melody abana be naho biga, ntabwo biga mu ishuri ryiza nk'iry'uriya mwana yigamo. Yiga wenda abantu bazi, wenda baho urugero mu mashuri ya mwana yizemo harimo Green Hills, abantu bazi ngo ku mwaka muri Green Hills umwana arirwa amafaranga angana iki. Nyuma y'ibiganiro mwagiye mugirana mu bihe bitandukanye, ibi nibyo biganiro nabwiye byabereye Uganda, ya mafaranga na Agasaro Diane wananiwe kuzuza inshingano za kibyeyi no gutanga indezo ku mwana watahiwa ku mwana. So nangiye gusoma izina avuka nanjye nari ndikoze. Arimo aravuga indezo, nta ndezo kuko ntigeze amurera kugeza ubu. Nyina w'umwana niwe wirya akimara, uretse no kwirya akimara nta na bombo, nta n'ikisi, nta na orbit uriya mwana azi ya nyina kuva icyo gihe. Akirya akimara kugira ngo umwana abone ibimutunga, imyambaro, amafaranga y'ishuri ndetse no kwivuza. Uriya mwana ibyo byose abihabwa n'umuryango umufite uyu munsi, kandi umuryango ndaza no kubabwira ko naganiriye nawo nubwo utifuza kujya mu itangazamakuru, kandi nubwo utifuza kujya mu itangazamakuru muragaragaza ikibazo bafite babangamirwamo na Agasaro Diane na Bruce Melody. Nuko baramutse bagiye mu itangazamakuru umwana yabimenya. Wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa burya hirya no hino ku isi, nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye, kandi icyo waguze tukakikugereza iwawe. Wikikanwa duhamagara kuri nimero 0788366117 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe. Andukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Reka mbasuhuze kandi bashimire mwese mukurikiye Ukwezi TV, mudukurikiye muri mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye, ariko n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu munsi ndashaka ko tugaruka ku bintu nabonye byabyutse bicishikana mu binyamakuru, ariko kandi turasubiza n'amaso inyuma turebe mu byatambutse. Ni ibintu birimo agakino, birimo ibinyoma, birimo ariko n'ubuhemu bwo guhemukira umwana, biri kuvugwa ku mwana wa Bruce Melody, bivugwa ko yabyaranye n'umukobwa witwa Agasaro Diane. Ibi bintu mbere ko ntekereza gukora ikiganiro nabonye ko abantu benshi barabibona gutyo mu binyamakuru, ariko mu by'ukuri ntabwo bazi ukuri kw'ibi bintu. Ninde uri mukuri hagati ya Bruce Melody, ninde uri mukuri hagati ya Agasaro Diane? Bari ababyeyi bombi buriya mwana, ndavuga ko ari ababyeyi kubera ko nubwo nta
nta cyemezo wenda cya DNA cyafashwe, ariko hari ibyo baziranyeho, hari ibyo bakoranye ubwabo, hari amasezerano bagiranye, hari aho bahuriye, byose bagakomeza kubikora bakinira kuri uriya mwana. Uriya mwana kugeza ubu ikintu gishobora gutungura abantu benshi bashobora kuba batazi, Diane si umubyeyi we mu buryo bufatika, mu buryo bwa buri munsi, amuheruka mu mwaka wa 2015 cyangwa se nyuma yaho gato, yuko hari aho nzi ashobora kuba yarigeze kubonana nawe, wenda na ariko ni muri iyo myaka 2015, kuko umwana yafashwe n'umurera kugeza uyu munsi afite amezi hagati ya 2 na 3. So ubundi tusubiye inyuma gato muri icyo gihe muri ayo mezi, umwana afite amezi 2 3, Agasaro Diane yahoraga muri studio ya Bruce Melody yari Nyamirambo, agahora amushyira umwana avuga ko agomba kumuhindezo. Bruce Melody umwana aramuhakana. Mu gihe ibyo byari bimeze gutyo, uyu muntu kubera ko arazwi, sinza kumuvuga, kandi kumuvuga bifite ingaruka, ari nabyo bintu ndi kwifuza yuko mu by'ukuri n'inzego zibishinzwe, RIB, inzego zirengera abana zikwiye guhagarika Diane Agasaro ndetse na Bruce Melody, bagashaka uburyo ibyo bakora byose bareka gukomeza kugira uriya mwana victime. Uburyo abaye victime birahagije kandi bameze neza mu muryango murera. Byaje kugenda gute? Uwo muntu hari umutabaje amubwira ati ngwino urebe mu kazi akora, yabonaga wenda ko ari cyo yafasha mu kibazo uwo mwana yari afite. Ati wa mwana wa Bruce Melody na Agasaro Diane yamutaye. Amakuru mfite nikuriye ku mubyeyi umufite uyu munsi nuko Diane yari yamutaye akajya ku Gisenyi akamusigana n'umukozi. Uwo muntu yaragiye aramufata, abyumvikana n'umugore we, aramubwira ati umwana ntitwamurera, bemera yuko bashobora kumwadota bakamurera. Nyuma yaho Diane yaje kubonana n'abo babyeyi, aragenda abasinyira mu nzego z'ibanze ndetse bigera no mu rukiko. Ubu uwo mwana ni umwana w'abo babyeyi mu buryo bw'amategeko bwemewe. Ariko si icyo gusa, umwana w'ubu bagiye kugira imyaka 9, mu kwezi kwa 9 azuza imyaka 9. Iyo uzuza imyaka 9 azayuzuza azi ko uriya mugabo ari we se, uriya mugore aho aba ari we nyina, afite abandi bavandimwe. Abo bavandimwe ntabwo bazi ko umwana batavukana, bazi ko bavukana, nawe azi ko bavukana. Umwana ariga, bamujyanye mu ishuri ryiza, ntanashimira uwo mubyeyi, ariko sinza kumuvuga nyine kubera umutekano, kubera ko abantu babyumve neza ko uriya mwana uyu munsi uzi ko hari ahantu aba ari we se, ari nawe nyina, kuri bari ababyeyi bamwadobse, uyu munsi abimenye yahungabana, bamurira nk'abana be. Ndagira ngo babwire ko amakuru naje kumenya uyu munsi, ayi umwana nari nsanzwe nyazi kubera ko uwo mubyeyi turaziranye bihagije. Bruce Melody abana be naho biga, ntabwo biga mu ishuri ryiza nk'iry'uriya mwana yigamo. Yiga wenda abantu bazi, wenda baho urugero mu mashuri ya mwana yizemo harimo Green Hills, abantu bazi ngo ku mwaka muri Green Hills umwana arirwa amafaranga angana iki. So uriya mwana abayeho neza, yiga ahantu heza, afatwa neza n'ababyeyi be, ku buryo nta n'ikintu gishobora gutuma anakeka yuko bari atari ababyeyi be, kubera ko bamufata nk'abana, abavandimwe be mu rwego rw'amategeko, anazi ko ari abavandimwe be ku mubiri, kandi ni nako n'uwo muryango ubafata. So njyewe narebye n'uwo mwana n'urwego rwa education yahawe, n'umwana wahawe uburere n'uburezi buri ku rwego rushimishije. By the way, umubyeyi yigize no kunsura rimwe rwose ari kumwe n'abo bana be, harimo n'uwo mwana. Ndazogaruka rero mu kanya ku byabaye, ariko abantu baramenye ngo ni ibiki byabaye, ubundi ni iki kibyihishe inyuma. Agasaro Diane muri iyo myaka za 2015 na 2016 gutyo yaje kujya muri Uganda, sinzi ibyo akorayo. Noneho kubera ko yari yabashije gufata contact za umubyeyi urera umwana we, umumama, urumva arimo nafitemerera kuri WhatsApp, ubona status, aheruka umwana we nko kureba nk'amavideo n'amafoto uwo mubyeyi amupostinga kuri WhatsApp, ntabwo arongera kumubona. Bigeze kuvugana namubwira ati rero ntawe uzi ahazaza, niba wenda bitazashobora ngombwa yuko uyu mwana amenye yuko ari wowe nyina. Ujuza waje nko mu Rwanda nk'umwana agize anniversaire, umuzanira udukado, ariko uze nk'umuntu w'inshuti y'umuryango,
ku buryo igihe nikigera gusobanurira umwana yuko ari we nyina bizatworohera, kubera ko umwana azaba yarigeze kubona wa muntu, abone ko byibuze hari n'urukundo yigeze yamwereka nubwo atarazi yuko ari nyina. Diane arabimwemerera ariko ntabwo yigeze abikora. Aramubwira ati se basi n'ubyuza mbese ibyo yamusabye byose umubyeyi avuga ngo byibuze igihe nikiba ngombwa yuko umwana azamenya background ye, akamenya ababyeyi be ba nyabo, azasanga hari aho bigeze guhurira. Ese waramuzi? Kuko umwana n'umwana ukurikirana cyane w'umuhanga ku rwego udashobora kumva. Nuko nyine ntatangaza byinshi kuri we, naza no gukora ku ibaruwa nabonye batangazamo amazina ye. Ni ibintu mbona yuko hari inzego zikwiye kubihagurukira. Mwumve status umwana urimo agize imyaka 9, azi ko ahantu aba ari bo babyeyi be, bamufashe afite amezi, baramureze, bamwitayeho. Ababyeyi be uko bamufata niko bafata abandi bana babyaye, n'abana bazi ko ari umuvandimwe wawe ndetse baranamukunda cyane. Hanyuma rero igihe kiza kugera, Bruce Melody na Gasaro Diane hari ibyo batumvikanyeho. Umwana uriya Gasaro Diane ashaka kuzana mu itangazamakuru ikibazo cy'uko Bruce Melody, mu by'ukuri uriya mukobwa Gasaro Diane nta kintu ahomba uretse gushaka gukangisha Bruce Melody yuko yabyutsa dosiye, ariko n'ubundi nawe ibyo avuga ntago yita kuri uriya mwana. Ndetse nshatse nanavuga ngo nkurikije wenda ibyo nza kubasobanurira, niba na Bruce Melody Gasaro Diane we duhamya 100% kari nyina w'umwana, ntiyigeze amubera umubyeyi mu by'ukuri uvuga ko yamweretse urukundo, amuheruka agifite amezi, ntaheruka kumubona. Ibyo ni ibintu babwira nivuganiye n'ababyeyi bafite uriya mwana, aheruka kubona uriya mwana icyo gihe cyera agifite amezi, wagiye kugira imyaka 9. Hanyuma rero Bruce Melody mu gutinya yuko Gasaro Diane ashobora kumushyira hanze, yigeze kugenda n'umuntu bari kumwe umunyarwanda, bahurira na Gasaro Diane muri Uganda, bamusanga muri Uganda, bumvikana amafaranga amuha kugira ngo nyine ibintu byose bicike yukomeza guteza induru. Abantu banyihanganira neza kwibeshya kuri monta, kubera ko haba bayamuhaye mu mashiringi, amafaranga bamuhaye ngira ngo nabaze nsanga nka miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Diane barayamuha, ariko bumvikana ko Bruce Melody azamuha ni mafaranga nayo baza mu mafaranga y'u Rwanda, ngira ngo ni nka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga mu by'ukuri ntabwo ari indezo, abantu babyumve neza, ntabwo ari indezo. Niba nabyita ngo ni sinzi, ariko ubwo na amafaranga ni ruswa Bruce Melody yabahaye Diane kugira ngo atamusebya, atavuga ibyuko umwana kugeza uyu munsi atamwitaho. Ariko na Diane ntamwitaho, nakwaba ntahazi. Ababyeyi arabazi kubera ko nkuko nabwiye nyina uriya mwana mu rwego rw'amategeko bafitanye nimero banavugana, ariko kuhagera ntabwo umwana yize uko umwana abayeho, uko umwana ngana ayibona ku mafoto. Ngiye Gasaro Diane murusha kumenya ubuzima bw'uriya mwana, nahuye nawe kenshi, mbese nshaka kumvisha ko nanjye w'umuturage uri rubanda nzi uriya mwana, wambaza amakuru ye kurenza uko wabaza nyina w'umwana mu maraso ariwe Gasaro Diane. Ntabyo azi mu by'ukuri. Icyo gihe rero bamaze kumvikana, Diane yaje kureba aravuga ati ubwo Bruce Melody yampaye miliyoni 7 akaba atari kuyampa, reka nongere njye mu itangazamakuru. Ndashaka ngiye kugaya cyane uriya munyamategeko, cyakoze nizere yuko adafite amakuru. Ni umunyamategeko witwa Maître kandebe Maître Turahirwa Theogene. Maître Turahirwa Theogene yanditse ibaruwa ayandikira Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody, ariko abikora mu izina rya Gasaro Diane. Ikintu cyambere giye kumunenga nuko mu ibaruwa yawe warashyizemo izina ry'uyu mwana. Uyu mwana si byiza ko iyi baruwa yazasakara ikagera kuri uyu mwana agatungurwa no kubona amazina ye, cyane ko n'amazina ye no gukomeza kubisakuza bishobora gutuma amazina ye bishobora gutuma hari impamvu nyinshi zatuma iyi baruwa uwo mwana yibonye akeka ko afitanye isano, wenda biraterwa n'imiterere y'aya mazina, ariko njye ntabwo ndi buyasome. So ni ugusaba gukemura ikibazo cy'indezo y'umwana witwa kuriyo. Hanyuma arandika ati nejwe no kubandikira ibaruwa mu mwanya no mu nyungu za uriya mbere y'umubyeyi papa akaba ahagarariwe na nyina Gasaro Diane.
uyu mwana akaba yaravutse ku itariki ya 1 z'ukwa 9 2015. nyuma y'ibiganiro mwagiye mugirana mu bihe bitandukanye, ibi nibyo biganiro nabwiye byabereye Uganda, ya mafaranga ni Agasaro Diane wananiwe kuzuza inshingano za kibyeyi no gutanga indezo ku mwana watahiwa ku mwana. So nagiye gusoma izina ahubwo nanjye nari ndikoze. Arimo aravuga indezo, nta ndezo kuko ntigeze amurera. Kugeza ubu nyina w'umwana niwe wirya akimara. Uretse no kwirya akimara nta na bombo, nta n'ikisi, nta na orbit uriya mwana azi ya nyina kuva icyo gihe. Akirya akimara kugira ngo umwana abone ibimutunga, imyambaro, amafaranga y'ishuri ndetse no kwivuza. Uriya mwana ibyo byose abihabwa n'umuryango umufite uyu munsi, kandi umuryango ndaza no kubabwira ko naganiriye nawo nubwo utifuza kujya mu itangazamakuru, kandi nubwo utifuza kujya mu itangazamakuru muragaragaza ikibazo bafite babangamirwamo na Agasaro Diane na Bruce Melody. Nuko baramutse bagiye mu itangazamakuru umwana yabimenya. Nanabasobanuriye icyo umubyeyi akora, mwakumva impamvu ye. Uriya mubyeyi arababaye cyane. Hanyuma tukaba rero tugusaba kubahiriza inshingano zawe mu bwumvikane ku buryo bwihuse, bitaba ibyo tukiyembaza inzira y'ubutabera, kandi mukaba muzirengera ikiguzi cyose bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe. Tubashimiye ko mugiye gukemura ibibazo. Metre Turahirwa Theogene, niba ibi bintu utabisobanukiwe witonde utazisanga waguye mu ruzi rw'itikizigo. Urabihamya ko mu nyungu za Diane uri muri Uganda, umwana ari mu Rwanda, uramya ko Agasaro Diane yirya akimara, yirya mu bikise aho umwana indezo se gute kandi utarera umwana. Mu byumve neza, uriya mwana ntabwo bamwadobose gutyo mu magambo, byaciye mu murenge cyangwa ushobora kuba wa Gitega, ariko bagiye no mu rukiko. Ni ukuvuga ngo bafite adoption illegale. Ni ababyeyi uriya mwana, Kinyarwanda bundi cya adoption singikunda ariko niko babivuga, ababyeyi b'abatsindirana. Buriya mwana ni ababyeyi b'abatsindirana mu rwego rw'amategeko. So kugeza uyu munsi rero Agasaro Diane hari impamvu atera ubwoba Bruce Melody. Hari amakuru mfite yuko Bruce Melody yaba yaratinye ibintu bijyanye no gupimisha DNA, kuko azi ko uriya mwana basanze ari uwe, bakaba igihe yavukiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 2015, basanga Agasaro Diane yaba yaratewe inda ataruza imyaka y'ubukure. Icyo ni amakuru yo ku mihanda, ntabwo nzi neza imyaka ya Diane, ariko bivugwa ko no kuba ibyo byaragiye bibaho nuko Bruce Melody nawe ntekereza ko ntabwo 100% yumva yuko uriya mwana ataruwe. Ntabwo ntekereza ko Agasaro Diane utaragize ahurana na Bruce Melody batigeze baryamana, iyi myaka yose ishize yiruka kuri Bruce Melody akemera gutanga ayo mafaranga azi ko ntahuriye na Diane. Oya, yaba yaranamureze. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye, aho uriya mwana bari batuye, Bruce Melody yigeze kujya hinyuza, ndetse uwo muntu wenda muvuga hari mucuti wanjye Faizo Pro, umuproducer w'amavideo, yigeze yashaka kubijyamo ngo ahuze bari ababyeyi na Bruce Melody. So kugira ngo ahari arebe n'ukuntu Diane umutesha umutwe, we yakamenyera ikibazo cye n'umwana, ariko nabwo ntabwo abikizemo efforts zifatika. Uyu munsi rero inkuru ziravugwa gutya, amazina y'umwana arimo arajya mu ibaruwa yandikiwe Bruce Melody. Ejo bundi ibintu byamaze kujya hanze, bishobora kuburenga bikaba byagera ku bantu benshi bashoboka. Nimara kugera kuri abo bantu benshi bashoboka, uriya mwana akabimenya, azahungabana. Kugeza ubu ntekereza ko hari intambwe ikwiye guterwa, cyane ko Bruce Melody azi ko ari umusitari. Uriya mwana naramuka amenye biriya bintu agahungabana, muzaba mwabigizemo uruhare. Njyewe n'ababyeyi bahangayikishijwe nuko izi nkuru za Agasaro Diane zigaruka mu itangazamakuru, akajya ibyo kujya kwandika, kuko yaranditse yandikira umwavoka, ariko banabicisha mu itangazamakuru. Bahaye kopi ibinyamakuru kugira ngo babisakuze. Niba bisakuza Bruce Melody avuga ati kugira ngo nsebe reka nikore ku ikofi ntange za miliyoni 10 zisigaye. Munyanganire ibijyanye na monta ntabwo ari exact, kuko amafaranga bayumvikana ibugana n'amakuru mfite y'umuntu wari uhibereye wabikurikiranye nuko bayibaze mu mashiringi. So ibi ndi kuvuga ndi kubara ngendeye ku bijyanye n'ivunjisha. Ubwo bishobora kuba icyo gihe ifaranga ryarazamutse cyangwa ryaramanutse ntawamenya. Ariko icyo ndi kuvuga ni iki, Bruce Melody
kuva icyo gihe arabizi neza ko Agasaro Diane atarera umwana, arabizi ko amafaranga yamuhaye atarayindezo. Abo bose ntawuzi umwana, uwamumenya yamumenya bimukomereye kundusha ngewe wabashije kugera mu rugo rw'uwo muryango umufite, nabasha gutanga amakuru naramubonye ngira umva namumenya byoroshye bo gushishoza. Agasaro Diane we yabonye amafoto. So kugeza uyu munsi rero uriya muryango uravuga uti se umwana akajya kuri YouTube ko ari umwana w'umuhanga uzi gusacinga uzi kugira gute, uko agenda akura niko birushaho. Ushobora gusanga n'umufana wa Bruce Melody akunda indirimbo za Bruce Melody, ariko sinshaka kuvuga amadetaye menshi. N'iki kiganiro uriya mwana ashobora kuba azakireba, ariko biri amahire ko byibuze ashobora kutamenya. So abantu babyumve bumva uko byagenda. Uriya mwana abwiwe n'abana bigana wenda niyo we ababyeyi bamuprotectinga, akamenya yuko mu by'ukuri ahantu haba amaze imyaka 9 azi ko ari ababyeyi be, yuko atari ababyeyi be, yuko abana bigana bavukana, azi ko bavukana, ko mu by'ukuri atari abavandimwe be, byaba ikibazo gikomeye byamwangiza mu mutwe. Rero ntekereza ko inzego zirengera abana, inzego z'ubugenzacyaha bareba niba Agasaro Diane wemeye gutanga umwana bakamwadopta adakwiye guhagarika gusakuza iby'uriya mwana, cyangwa se bashaka yuko bimenyekana yuko ari nyina w'uriya mwana, kuko n'uburenganzira afite bwo kugaragaza yuko ari nyina w'umwana mu buryo muri biologique, akaba yabiharanira akagenda akajya aho agomba kubikorera, akaganira n'uriya muryango bakareba uburyo babwira umwana yuko ise arita iwacu Bruce Melody, yuko nyina ari Agasaro Diane. Ariko n'ibyo bintu bidakozwe, bakaba badahaye umwana uburenganzira bwo kumenya uyu munsi yuko ari ababyeyi be mu by'umubiri, kamenya yuko abandi bamwadobuse ari abantu bamwikundiye bakamurera. Niba batabishoboye niba biceceke, bari ku mwana yige, yibereho neza, akomeza kuri neza, yigirire ejo hazaza he hazakomeze habe heza. Ninashimira uriya muvandimwe n'umugore we bemeye kurera uriya mwana kugeza ku myaka 9, bakamufata nk'umwana wabo, bakamurira ishuri ryiza, nta kintu batamukoreye, kandi nta kintu na kimwe Bruce Melody na Agasaro Diane kugeza uyu munsi bakorera uriya mwana. Ibijyanye n'ibyo bumvikanye by'ayo mafaranga bye kurangaza abantu ngo bakomeze hanze aha, bakomeze bavuge uriya mwana Agasaro Diane yarakubititse, ari umwana wenyine, nta kintu na gito. Aho uriya mwana habe no na favera ababyeyi bamurera bamusabye ngo byibuze azaze umwana ajya amubona, amubone nk'umuntu uziranye n'iwabo, ku buryo niba mubwira inkuru yuko ari we mubyeyi we bitazamushoka cyane. Nabyo byaramunaniye, byarabyemera ko ntigeze abikora. Rero kugeza ubu abantu be kurangazwa n'ibyo ngibyo. Ariko na Bruce Melody wari wagize izo effort na Faizo warimo kugira ngo babigufashemo, byaba byiza. Sinzi ahantu numvise ko ngo ajya ku Isibo TV Bruce Melody ngo yahakanye iby'uriya mwana, akavuga ngo ni umubyeyi. Simbigushinje ko nta DNA test nafashe, ariko se niba wemera 100% ko uriya mwana atari uwawe, ubihamya uradiringa ibiki na Diane, ibiganiro bagiyemo na Diane, ukamuha amafaranga ukamwemera nuko umusigaye bandi, wabigiriyemo iki? Kubijyamo byatuma nkeka ko nawe ubizi ko umwana ashobora kuba ari uwawe. Niba ushaka kurangiza ikibazo, kora DNA test, kuko byigeze kubaho yuko bigize vuga bya DNA test, bigeze ku munota wa nyuma ngo Bruce Melody aravuga ngo umwavuka we ngo yagize ikibazo, ngo niba yagize ibyago ngo ntabwo aboneka. Bari gupima we ntabwo ari umwavuka wawe, yureka bakagupima se. Rero ngiye ntabwo ari butinde cyane muri kiganiro. Icyo nshaka kuvuga nuko abantu ntibaze kurangazwa n'ibivugwa na Agasaro Diane. Ari Kampala, hari ibyo numva by'ibyo akora, singiye kubigarukaho, singiye kubivuga, niyikomereza akazi ke, ariko arekera umwana amahoro, arekera umuryango umufite, kuko uriya muryango urahangayitse. Iriya nkuru yabahungabanyije, baribaza bati koko iyi nkuru umwana namenye amazina. Nanashimira ibinyamakuru, nabonye Igihe, nabonye Inyarwanda, bose ntabwo bigeze batangaza amazina y'uriya mwana, ndetse n'ibaruwa ntabwo bayigaragaje ko ibaruwa yo irimo amazina y'uriya mwana. Uriya mwana bibonye byaba ikibazo gikomeye. Niyo rero bikomeje gusakuza, bamese kamwe bemere yuko umwana ashobora kumenya inkomoko ye, umwana ashobora kumenya yuko ari uwariye ababyeyi,
umwana ashobora kumenya yuko yatereranywe na nyina, niyo mpamvu 100%, naho Bruce Melody nkabibara yuko yamutereranye kubera yuko ashobora kuba ari se, kandi akaba n'ibyo n'ibikorwa yakoze bigaragaza yuko hari urwikekwe yifiteho, ariko kubera ko tutapimye DNA test ngo tubyemeze, umuntu ngaya cyane kurenza na Bruce Melody ni nyina wuriya mwana. Aheruka cya gihe yirirwa mujyana muri studio aho Bruce Melody yakoreraga. Binashaka ko byaratumye Bruce Melody kiriya gihe atarabona amafaranga afite uyu munsi, yaragitinye wenda izo nshingano kuko umukobwa yabishyize ku rundi rwego. Yewe akoresha gushaka kumusebya mu itangazamakuru, gushaka kumusebya aho yakoreraga umuziki, ariko uyu munsi byaranye umwana akaba yarakuze. Bakaba barabyeyi nta kintu gito bari gusaba Bruce Melody kugira ngo arere uriya mwana, ntacyo basaba nyina kugira ngo arere uriya mwana. Mudashoboye mwebwe gukemura izo deal zanyu bucece ngo mwumvikane by'ayo mafaranga yanyu muhana birangire, umwana mwamureka mukamuha amahoro. So njye n'ikintu numva nashaka kuvuga, ariko nanongera kwibutsa kuri ya muryango ukeneye umutuzo kuri uriya mwana, ukeneye yuko ibijyanye n'ubuzima umwana abayemo n'imyirondoro y'umwana n'ibindi byose byatuma umwana amenyekana nubwo akamenya yuko abamurera atari ababyeyi be, bikamwangiza mu mutwe. Ibyo byose uriya muryango umutangaho amafaranga menshi, umwitaho, umufata nk'umwana wabo, bo barahangayitse. Ariko abandi ababyeyi gito cyane cyane Diane uzi ko bamurereye umwana akabakuze, barashaka ibyamukomeretsa, arashaka ibyamuhungabanya kugira ngo atere ubwoba Bruce Melody amuha amafaranga. Bruce Melody wigeze kugira initiative, Faizo Pro mwigeze kubivugana, uzongere mu bisubukure ntiyumve umwana wamurera akajya mu bana bawe, mugire uko mubikora se ngo mubisakuze tuzisange ari ku bana n'abandi bana bawe mu buryo bwiyubashye, kubera ko Bruce Melody wa kera w'icyo gihe 2015 si uyu munsi, hari respect afite uyu munsi, hari management afite imugira inama mu buzima busanzwe no mu muziki. Ndumva ari ibyo. Ariko kandi n'abanyamakuru cyane cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, n'ukuri mbasabe ubishoboye wese yirinde gukora icyo ari cyo cyose cyatuma ibi bintu bizagera kuri uriya mwana akamenya ko ari we mwana uri kuvuga. Hari abantu bazi uyu muntu uri kuvuga, nyamuneka kuba umuzi ni kimwe, ariko uzirinde kugira ahantu mutangaza kuri social media, mu itangazamakuru uzabikipinga, kubera kuri uriya mwana akurikirana cyane imbuga nkoranyambaga. Akazi se akora urakazi, ndavuga se umufite mu buryo bw'amategeko. Niba uzi akazi se akora, ndavuga ku bantu bamuzi uriya mwana bakamenya n'umuntu umurera. Niba uzi akazi akora kuko ari n'umuntu uzwi, n'akazi akora gatuma amenyana n'abantu benshi, irinde ko akazi akora gatuma uriya mwana nawe aho mu bintu nk'ibi ngibi bituma amenya amakuru menshi. Irinde yuko uriya mwana yazavumbura yuko bariya ababyeyi bamurera atari ababyeyi be, waba umuhemukiye cyane. Waba ugiye gutuma ibikomere uriya muryango wamurinze byo kubaho atagira ababyeyi bamurera, none bagiye gukomereka ku mutima. So reka nsoreze aha ngaha, n'abandi muraza kuduha ibitekerezo uko munyumva no ko mubitekereza, ariko ukuri mbahaye ko nuko nguko Agasaro Diane uriya mwana nta murera ntiyanamureze, ndetse nta namuzi, nta muheruka, amuheruka 2015. Bruce Melody we amuheruka bamuterera nyine gutyo, ibindi birenze ibyo kireka ababyeyi niba bafite aho babonye amafoto ye bagakurikirana wenda bakayabona, ariko umwana we ntabazi, ntazi ko ari ababyeyi be, anabimenye uyu munsi byasaba ubusukologe bamuganiriza kubera ko byamutungura. Ise yigeze kumbwira agastori nkavuze nako umwana akazakumva yamenya wenda ko ari we, ariko yarakanyumvisha numva ko umwana aramutse mu by'ukuri anamenye yuko bari atari ababyeyi be yabyakira bimugoye, kubera akazi kari ababyeyi bamukunda bihebuje. Ndetse ngenda nabona kubera ko abana nk'uko mbabwiye se yigeze no kunsura ari kumwe nabo, abo bana ngimbamo n'uwo mwana badobse, nahoze mbibwira na se mama bamukunda kurenza abana babo babyaye mu buryo buri biologique. So reka rero mwese mbifurize kugira ibihe byiza, tuzi ikiganiro mbabwira ngo wibaze nawe uwo mwana ari uwawe, ari wowe umurera, ari wowe wamutanzeho ibyo byose,
umuntu akamuhungabanya kandi akamuhungabanya we ntacyo wagiye gusaba, nta ndezo wagiye gusaba, nta minerivare wagiye gusaba, nta imbuto wagiye gusaba. Ubwo namwe muratubwira ko mubyumva ko mubitekereza muri commentaire. Reka mwese mbashimire kandi bifurize kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye byo nakagaruka naho ubutaha. Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha bifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri aderesi ubona kuri ekara yawe.